Ese wari uzi ko inyubako ya Rwanda Development Board RDB iherereye i Gishushu yafunzwe by'agateganyo kubera ibibazo bikomeye by'ubuziranenge ndetse ishobora no gusenywa? Muri iyi video rero tugiye kureba impamvu nyamukuru yatumye iyi nyubako ifite agaciro ka miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda ifungwa. Ibibazo byagiye bigaragara mu myubakire yayo ndetse n'icyemezo cyafashwe cyo kwimura abakozi vuba vuba byihuse. Uraza gutungurwa no kumenya impamvu iyi nyubako itigeze yizerwa kuva yakubakwa kugeza na n'ubu. Ibyagaragajwe n'isesengura ku mutekano wayo, aho serivisi za One Stop Center zimuriwe by'agateganyo, uruhare rwa Rwanda Housing Authority muri iki kibazo. Ese ibi bishobora kugira ingaruka ku bindi bikorwa by'ishoramari muri Kigali? Kanda like kuri iyi nkuru, kande subscribe niba utarayikora, ubundi mwinjize muri iyi nkuru y'iyi nzu nziza cyane igiye gusenywa, yamaze gufungwa kugeza ubu ngubu, ubundi tumenye ibyo ari byo. Mu mutima w'umujyi wa Kigali, hazwi cyane ku izina ryo ku Gishushu, hahoze hahagaze inyubako isa nk'ikimenyetso cy'iterambere n'icyizere cy'u Rwanda rushya. Iyi nyubako yari icyubahiro cya Rwanda Development Board. Yakiraga buri munsi abashoramari, abayobozi ndetse n'abaturage bashakaga serivisi zitandukanye. Ariko kandi inyuma y'iyo shusho nziza hari ibanga rikomeye cyane ryari rimaze igihe ritavugwa, abantu batari bazi. Byari nk'inzozi zibaye impamo ubwo leta yaguraga iyi nyubako ifite agaciro ka miliyari 42. Yari ifite amagorofa menshi, ibyumba bigezweho ndetse n'ibikorwa remezo byari bigamije koroshya ibikorwa by'ishoramari. Abenshi bayibonaga nk'ikimenyetso cy'uko u Rwanda rukomeje gutera imbere byihuse. Ariko se ibi byose byari ukuri? Nyuma y'igihe gito hatangiye kuvuga inkuru zitari nziza. Abakozi bamwe bavugaga ku bibazo byagaragaraga mu nyubako, ahantu hacika uduce, ibisenge bigaragaza ibibazo n'ibimenyetso by'ibikorwa by'iyi nzu bitameze neza. Nubwo ibi byavugwaga buhoro buhoro, byagiye bifata intera uko iminsi yagendaga yicuma. None Rwanda Housing Authority cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'imyubakire yaje gukora isesengura ryimbitse kuri iyi nyubako. Ibyagaragaye n'ibyashimishije abantu kuko basanzemo amakosa atandukanye. Amakosa rero arimo amakosa mu bishushanyo mbonera byayo, ibyo bita design flaw, ibimenyetso cyangwa se ibibazo mu myubakire, construction defects, n'ibindi byayishyira ubuzima bw'abayikoreramo mu kaga. Byagaragaye ko ikibazo kitari gito nk'uko bamwe babyumvaga. Mu masezerano yo kugura iyi nyubako byari biteganyijwe ko nyirayo azakosora ibibazo byose byari kuyigaragaraho. Ariko igihe kirageze ibyo gukosora, igihe cyarageze rero ryo kuyikosora birananirana. Ibi byatumye hafatwa icyemezo gikomeye cyo gufatira amafaranga agera kuri miliyari 2 nk'igihano. Ariko nubwo ayo mafaranga yafashwe, ikibazo nyamukuru n'icyari cyarakemutse burundu. Mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abantu, Rwanda Development Board yafashe icyemezo gikomeye cyo gufunga iyi nyubako ndetse byaba ngombwa bagasuzuma uko imeze ikaba yanasenywa. Abakozi bose basabwe kwimuka kandi byihuse. Ibikorwa byimurirwa ahandi, cyane cyane muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo. Icyemezo cyatunguranye ariko cyari gikenewe. None ibi bizagira ingaruka zihe ku baturage ndetse n'ishoramari? Abenshi rero bibajije byinshi. Ese umutekano w'izindi nyubako umeze neza? Ese ibi bishobora kugira ingaruka ku cyizere cy'abashoramari? Nayahe masomo igihugu gikuyemo muri ibi? Nubwo ari ibibazo bikomeye, ariko hari ababona ko ari amahirwe yo kunoza kurushaho igenzura ry'imyubakire.
Iyi si inkuru y'inyubako gusa, ahubwo ni inkuru y'isomo rikomeye. Iterambere nyaryo ntirishingira ku bwiza bugaragara inyuma gusa, ahubwo rishingira ku musingi ukomeye, uhamye kandi wizewe. U Rwanda rwakomeje kwiyubaka mu buryo budasanzwe, ariko iyi nyubako ya RDB iributsa ko buri kintu cyose kigomba gukorwa neza, kuva ku gishushanyo kugeza ku ishyirwa mu bikorwa. None ni iki gikurikiraho? Ese iyi nyubako izongera gufungurwa imeze ite? Ese amasomo yavuyemo azafasha mu kubaka izindi nyubako zizewe kurushaho, cyangwa iraza gusenywa burundu inyubako iri mu mujyi wa Kigali rwagati? Ibibazo byose bizasubizwa n'igihe, ariko ikizwi neza ni uko inyubako ya Rwanda Development Board RDB yabaye isomo rikomeye ritazibagirana. Nimba ukunze iyi nkuru n'izindi zose zisesenguye neza kandi ziteye amatsiko, komeza udushyigikire ukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'izindi nkuru. Kanda like kandi kuri iyi nkuru kugira ngo uzajye usobanukirwa n'andi makuru yose agezweho kuri iyi channel. Naho jewe reka duhurire mu zindi nkuru.